Eva Buravani nanjye ndi umupfu nibera mu bapfu. Eva Buravani akimara gupfa nawe nibwo nakiri ubutumwa bwe. Eva Buravani murabizi ko atabaga mu bintu bya gospel. Yego. Siko bimeze gakondo. Ngira ngo urabizi. Ariko numwe mu bahanzi bapfuye urupfu rwe ruraneze. Naho ibyo kuvuga nyine ko waba warapfuye nyine utakiriho. Kandi turi kuvugana nawe. Nakubwiye ko nge ndi umuzimu. Nge narapfuye ariko icyo shimira Imana. Nago nozayitaya enekitayi binefore zinetayi. Nago nonobayi. Nago ningaruka ku isi nge nzazuka. Nukuri ibibazo byose wambajije biri muri finali dusozerejeho. Kukumvisha ugira ikintu uyavugaho aya ngaya. Musimbuza byose mwuka wera arabiruta. Mwuka wera yaramburiye ibitambo mbibona sigaye jyenyine. Nakubwiye ko nge nonobayi ntago ningaruka ku isi nge nzazuka. Nepo mama zandera nkamba kambe nkure jewe za. Yego ndagira ngo ugire ikintu ubivugaho uvuge n'igihe uzagarurikira ndetse n'uwo mubyeyi uzakorera niba koko ari umubyeyi wakubyaye muri rusange are Nyagasani Imana nkuko njya nkunda kuyita Rugira. Ugira ikintu ubivugaho. Azavukira mu mubyeyi erega ubundi uyu munsi nibwo uyu munsi turi kuvugana. Noneho nkumara amatsiko neza nibwo nijiye mu nda ya mama. Data yateye inda mama uyu munsi. Nijiye mu nda ya mama nyuma y'amezi 9 ashobora kuvuka kandi ndi guhanura n'uburega biryo. Nyuma y'amezi 9 nikirwe nk'agahinja. Nyuma y'amezi 9 akahinja karerwe nuko nyine nkure mu bundi buzima. Akenshi ugira icyo utangaza ari uko wenda hapfuye cyangwa hitabye Imana icyamamare. Ubundi ntabwo ntangaza impfu z'ibyamamare ahubwo mba ndi gutangaza ubuzima bw'abariho. Yego. Kuko mu rupfu harimo ubuzima. Abo bantu wenda batari kumva ibintu bijyanye n'umwuka w'Imana cyangwa se no gukorera Imana ukabatuka ukoresheje imbwa. Ukavuga imbwa cyangwa se imbwakazi mu magambo yawe nkuko wabivuze. Bati se kwikunda imbwa ukaba uri gutuka abantu ukoresheje ikintu ukunda. Urakoze kumbaza bino bintu. Imana y'amahoro umugisha. Yego. Imbwa ikiremwa cy'Imana cyaremwe. Yego. Ikaremwa mu bushusho bw'Imana. Yego. Ikaremwa mu ishusho y'Imana. Imbwa ndayikunda. Bashaka gutukana ariko nshaka gutukana ku mutako kuko nabiteguye. Yego. Ndashaka gutuka Satani. Nta kibazo Satani. Kubanza gutuka Satani mu bagabo n'imbwa. Satani mu bagore n'imbwakazi. Alo? Yego turi kumvikana rwose 5/5. Satani kuri zino mbuga nkoranyambaga ni icyamamare kizarimbukana n'abambari bacyo. Yego. Mu yandi magambo Satani ni ikibwa. Yego Satani ni inzererezi. Abana bawe wabatanzemo igitambo ndetse n'umugabo urangije uvuga yuko usigaye wenyine. Abantu bati niba yaratanze ibitambo se ntiyaba akorana n'imyuka mibi. Niko bavugaga. Nanjye wagize ati uri kubariza rubanda. Aho ngaho wasobanura gute mama Sha kuba waratanze abana bawe ugatanga n'umugabo kandi mu kiganiro wivugira ko usigaye wenyine? Ariko nanjye ibitambo mu rubyaro mu maraso mu rubyaro no mu rushako narabitanze. Nawe watanze ibitambo? Yego. Hari ikintu ngiye kubwira abantu bo ku mutako. Yego.
mwiriwe neza cyane. Halo? Mwiriwe neza. Yego Keza. Mumeze neza cyane. Mwabonye Uwiteka ni amahoro cyane. Mwebwe? Natwe turi amahoro tumeze neza. Twishimiye kuba turi kuvugana namwe, turi mu kiganiro live ku Mutako Live. Utavuga cyane ntabwo ndi kukumva. Ndi kubabwira nti twishimiye kuganira namwe, turi live mu kiganiro kuri channel Umutako Live. Yego, natwe twishimiye kubana namwe. Wabanza ukibwira abadukurikiye wenda mbere yuko tugirana ikiganiro wenda muri rusange gisa nk'ikirambuye mu minota wari watugeneye. Uragerageza kuvuga cyane. Narindi kubabwira nti mwabanza mukibwira abadukurikiye kugira ngo bamenye ninde turi kuganira. Ni Mama Chance, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana. Yego. N'ubusije bihagije. Ibyo niba hari ibindi wumva nshaka narenzaho. Ibyo birahagije Mama Chance. Ni ngombwa ko narenzaho nyine. Oya nta kibazo ariko mbere na mbere wenda reka mbanze mpere ku kibazo abantu bamwandikiye benshi ngo nkubaze. Urashatse, ufite umugabo n'abana, ufite urugo? Ni urashatse, urubatse, ufite urugo? Halo? Ni muri ahantu hatari network ariko nari ndi kubabaza. Ati murubatse, mufite urugo, mufite umugabo n'abana? Urihangana nibereye ahantu mu mugano niho nahisemo nyine. Ibyo zaho ziragoye. Uravuga cyane, warumbajije? Nari mbabaje nti murubatse, mufite umugabo n'abana? Mama Chance. Yego. Aka kanya ndumva atari cyo gihe cyo kubitangarizamo. Nuko Mama Chance, umukozi w'Imana, umuhanuzi w'Imana, ndumva bihagije, muranyihanganira kuko ntacyo mbasubije. Nta kibazo. Hanyuma impamvu nyamukuru nashatse ko tuganira wenda ku mirimo y'Imana by'umwihariko dore ko uri umuhanuzi, niba ntibeshye, dore ko uri umuhanuzi, hari amashusho ari kugenda acaracara ku mbuga nkoranyambaga yawe y'ikiganiro uherutse gukorera ku rugendo, uvuga ko wapfuye uhari atari wowe. Ndagira ngo ugire ikintu ubivuga wenda mbere yuko tujya mu byimbitse, tujya no mu mirimo y'Imana muri rusange. Uriya navuze bitari ngombwa ko nsubiramo, ariko ari amashusho ari gukwiragira icyo kiganiro nakoze gusa. Yego. Nakoze ikiganiro kirekire gitorewe abagomba kugikorerwa bake muri abo benshi bari gukwirakwiza ayo mashusho. Yego. Kandi abona gikoreye cyangwa abo bagikorewe, ikiganiro cyabagezeho n'abandi kitarageraho kizabageraho, naho ari amashusho ari gukwirakwira kuri iriya niko nyine ubu bwami satanike kuri izi mbuga nkoranyambaga twajeho, ni kuriya nyine bigomba kugenda, nta n'icyo nabirenzaho. Gusa hariya navugaga ubwami satanike uwo bifuza ko mbawe mpanurira mu kirere cya kabiri cy'ubwami satanike. Ariko njyewe Mama Chance kuri iyi si y'abatuwe n'abana b'abantu aribwo bwami bwa mbere. Njyewe Mama Chance ndiho muri Kristo. Yego. Ndiho muri Kristo. Naho ibyo kuvuga nyine ko waba warapfuye nyine utakiriho. Yego napfuye. Kandi turi kuvugana nawe turagira ngo bisobanure byimbitse abantu bareke kubitekereza ukundi, n'izo mbaraga satanike zidakomeza kubaganza. Nagoye ku mutako gusobanura bino bintu, ariko mu buryo bwimbitse ndumva ashaka gutukana, ariko nshaka gutukana ku mutako kuko nabiteguye. Yego.
ndashaka gutuka satani. Nta kibazo satani. Ndashaka kubanza gutuka satani mu bagabo n'imbwa. Satani mu bagore n'imbwakazi. Alo? Yego turi kumvikana rwose 5/5. Satani kuri zino mbuga nkoranyambaga ni icyamamare kizarimbukana n'abambari bacyo. Yego. Mu yandi magambo satani ni ikibwa. Yego satani ni inzererezi, niyo mpamvu ari kwirukanka ku isi hose yirukansa ijambo yifuza kuri Mama Chance, yirukansa izina yifuza ko nitwa kuri Mama Chance. Ndasobanurira abantu bo ku Mutako bashaka kumva ko bakeneye gutunga Kristo, bashaka kumva ko bakeneye kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Satani ntabwo aha ku Mutako yifuza yuko abantu bakira Kristo mu kwemera k'ubumana kw'ijambo ryanditse ngo nitwemera tugapfana na Kristo tuzabanaho nawe. Yego. Hari uburyo umuntu yakiramo Kristo agapfa. Ubwo buryo nibwo napfuyemo. Yego. Ariko satani mu kirere cy'ubwami bwa kabiri biragoye cyane ko umuntu waba ukoranijwe no kuba mu mubiri cyane yanyumva, ariko umuntu uri mu yindi si y'umwuka, umuntu ufite andi maso areba, undi muntu ufite guhishirwa kw'imikorere ya satani, ririya jambo kuriya kuntu nihise ntabwo ariko nitwa njyewe ndi Mama Chance wa wundi ugifite uziranye icyo nitwa y'abandi. Yego. Hari n'abandi bazi Mama Chance kuriya bamuzi. Uriya navuze ni izina n'uwo ngomba kuba we mu bwami satanike bw'ikirere cya kabiri. Impamvu rero ubona kariya ariko kari gukwirakwira. Yego. Kari gukwirakwira mu buzererezi bwa satani mu bwami bwe mu bakozi be. Yego. Yego. Kuko narabahanuriye. Ariko mu bwami bw'Imana hano ku isi. Yego. Mu nzira ifunganye abajya mu ijuru berekezamo Mama Chance ndiwe muri Kristo. Hanyuma uraza kujya wihanganira ibibazo ndi bikubaze ku bw'amahirwe mu kanya uravuze ati twarabanye. Yego rwose twarabanye ndakuzi. Yego uri umumama mwiza, ariko nitujya mu isura yego nimba twarabanye ko kukabura warankozeho umubiri wanjye ushobora no kutarankozeho ariko twaravuganye. Oya nagukozeho nabyo nta kibazo, tubivugisha ukuri nagukozeho twarasuzanye. Yego. Ndi umuzima. Oya ntabwo uri umuzima, ahubwo nibyo nibajije ndavuga iriya jambo nuwo nitwa we mu bwami satanike. Kandi n'ubundi nabaye nk'uhanura. Yego. Nabaye nk'uhishura ibigiye kuba, kandi ibigiye kuba nibyo biri kuba. Hanyuma nibyo nari ndikubwira nti ubivuze neza, twarabanye turaziranye, uranzi iyo ndi mu isura y'akazi mbakreva mu kazi nkabaza koko, urabizi ko najyaga nkubaza ukavuga ati wagahunguwe. Harimo abantu bari kukugereranya na Alice, niba yarigeze kumva inkuru y'uwitwa Alice yigeze gutanga ubuhamya avuga ko yaba yarageze ikuzimu. Harimo abantu bagiye nabibona muri comment z'iki kiganiro wagiye ukora wakoze ku rugendo, ndetse n'abandi wenda batabura no kukwandikira bace hirya no hino, ntago wabura kuzikurikira ku mbuga nkoranyambaga. Kuba abantu bari kukugereranya na Alice bakavuga ko wenda yaba ari ukubeshya, kuri wowe urabivuga hiki? Bari kubeshya nyine kuko mu bwami Satani ubwe ni se w'ibinyoma. Nabo ubwabo bari kubeshya. Njyewe se ndi kuzimu, nkorera ikuzimu, hariya mbishurirwa ibyaho. Njyewe mba ndi ku isi, amaso yanjye akagenda akagerayo, akareba ibiri kuberayo, abikurura mu isi y'umwuka, nkabivuga mu mvugo yanjye. Yego ndi kumva neza. Satanike ku isi bikamamaza. Yego. Wenda abantu bari kuvuga bati
ni ugutegura, ngira ngo nawe wagiye ubibona muri komenti, ni ugutegura, ni ugushaka kwamamara, nyine bakavuga ko biriya byose wavuze atari ubuhanuzi, yaba ari ukubeshya. Ngira ngo ibyo ndi kuvuga ku bw'amahirwe waciye muri komenti z'urugendo urebamo gake, nawe ndakuzi ko utabura kurebamo. Kuba bari kuvuga gutyo nyine ko waba ari ikinyoma wateguye cyo kugira ngo ubeshye, kugira ngo wamamare, ku bwawe bisobanuye iki? Wabivugaho iki? Yego. Aka kanya mpagaze ku maguru yanjye abiri, ntabwo biriya bintu nigeze mbitegura. Nanahaguruka mu rugo njya gutanga ubutumwa, ariko nyamukuru muri ubwo butumwa nkaba nari ngiye kuhabarizwa ibibazo byinshi. Amaso yanjye yarahumutse arareba. Yego. Abona uwo Satani yifuza ko mbaho. Ndangije iryo jambo ndijugunyira abakozi be. Mu yandi magambo nabahaye ibyabo. Yego, ndikumva rwose. Nabahereje ibyabo. Kuriya nivuze niko ubwami satanike bubishaka, kandi koko buri no kubigaragaza ko ariko bubishaka. Ariko njyewe mama Chance wandiwe, biri mama Chance, nta nubwo biriya nigeze mbitegura, nta n'umwanya nabona wo kubitegura. Njyewe nta nubwo mu buhanuzi ntegura, ahubwo mvuga ibyo mbona. Yego. Kandi iyo ngiye kuvuga sindeba ngo abantu barabifata gutya, ahubwo ndareba uwantumye uvugira muri njye. Yego. Abyakiriye. Yego. Hanyuma uraza, nabanje kubikubwira nti turaziranye, ariko iyo ndi mu isura y'akazi mba Clever wubaza. Hanyuma ngira ngo nkubwire. Yego. Bari kuvugana nawe, ahubwo ndavugana n'abandi bantu bose tuziranye. Yego. Iki ni igipimo se cyangwa ni nk'ikintu Imana ibashyize imbere kugira ngo ibahishure. Yego. Abo ari bo n'uwo ndiwe. Ariko ubundi ntabwo ari Clever uri kubariza amahanga. Clever uri kubariza isi yose. Mbereye kuri etape yabo tuziranye. Yego. Umuzimu ntabwo agira inyama n'amaraso. Umuzimu ni umwuka w'abantu bapfuye bagaruka hano ku isi. Gatatu, ubwami satanike mu byifuzo byabo by'uko babona mama Chance ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo nakabaye nyambaye inyama n'amaraso. Yego. Nakabaye ndi uwo muzimu. Ariko mu bwami bwa muntu, yewe muri Kristo ndiho. Yewe mu buzima busanzwe ndiho. Yego. Ariko kugira ngo Kristo agaragarire muri yego, kugira ngo Kristo agaragarire muri yego, ngomba gupfa. Hari uburyo napfuyemo, hari uburyo nkomeje gupfamo. Yewe we, n'ubundi nkomeje gupfa, Kristo niwe uriho, njyewe sindiho. Rero ririya jambo navuze, buriya ni ubuhanuzi bwo mu kirere cya kabiri cy'uko banyifuza, kandi rega cy'ingenzi. Yego. Umuntu wese wapfanye na Kristo akabanaho nawe, yego, mu bwami bwa kabiri aribwo bwami satanike, ntabwo bamubona nk'umuntu muzi, bo bamubona ukundi kuntu. Mu bwami bwa muntu nabo bafite uko batubona, mu bwami bw'Imana nabo bakagira uko batubona. Abo nabwiraga barumvishe, ariko nabo mu bwami satanike nabo barumvishe. Ariko hari ijambo rimwe Yesu yavuze riri muri Bibiliya, yego, yanditse ngo iby'abana ntabwo bigaburirwa imbwa. Yego. Ibiryo byateguriwe abana ntabwo bigaburirwa imbwa, ahubwo imbwa zikora iyo zibona abana bari kurya, yego, biramoka, nazo ziba zishaka kurya, ariko ibiryo by'abana ntabwo bigaburirwa iki? Imbwa. Hanyuma harimo aho muri icyo kiganiro wavuze yuko watanze
abana bawe wabatanzemo igitambo ndetse n'umugabo urangije uvuga yuko usigaye wenyine, abantu bati niba yaratanze ibitambo se ntiyaba akorana n'imyuka mibi, niko bavugaga. Nanjye wagize ati uri kubariza rubanda, aho ngaho wasobanura gute mama Sha kuba waratanze abana bawe ugatanga n'umugabo kandi mu kiganiro wivugira ko usigaye wenyine? Hari ikintu ngiye kubwira abantu bo ku Mutako, kandi koko ndifuza ko iki kiganiro kiba umutako mu mitima yabo, kikaba umutako mu ngo zabo, kikaba umutako mu byumba byabo, kikaba umutako ku mibiri yabo, mbega kikaba umutako mu buzima bwabo. Yego, icyo nicyo nifuza. Ni ukuvuga ngo navuze yuko ibiryo by'abana bitagaburirwa imbwa, ahubwo imbwa zikora ziramuka. Ntuze neza, ntabwo abari gukwirakwiza ko natanga ibitambo ikuzimu aribo ndi kwisima. Yego, ahubwo Satani niwe mbwa. unibuke yuko naguciye mu ijambo. Yego, ibitambo n'ubu turi kuvugana natanze igitambo cy'igi. Yego, igitambo ni ikintu wigomwa kugira ngo ugire icyo ugeraho. Yego, kugira ngo nitwe umukozi w'Imana uwo ndiwe ubu. Yego, yego, hari ubuzima bwahagendeye. Yego, yego, ndi kumva neza cyane rwose. hari ibyatakaye. Yego, ese ndakubaza Clever. Yego, ndi kumva rwose. uretse ko hari umurozi abantu ibintu babyumva uko bashaka. Yego, kandi nabivuze ko ba nyirabyo babyumvishe. ubundi ubu tuvugana. Yego, yego, ndi kumva. Yego, yego rwose. kuri kamera abana banjye ndi kumwe nabo. Oya, umugabo wanjye turi kumwe se. Oya, ubuse mu bundi buzima ntibagendeye. umwanya wabo wabuze. Yego, umwanya wabo wabuze. Bishatse kuvuga rero ni ibyo navugaga. ahubwo abantu bitewe n'uko Satani muri bashaka kugira ngo yiyamamarize kuri nge, ajyeho agafoto andireho hirya, ba bandi nyine bamukorera babifata uko nguko. ariko abana mu rugo ibyo kurya barabiriye. nyambwa Satani navugaga n'imbwakazi zazo ariho bambari ba Satani mu buryo bw'imyuka mibi ikorera mu bantu. Yego, alo, yego, ndi kumva cyane rwose. bigaruka mu shusho yo gusebanya ibintu babivuga uko bitari. kandi n'ubu turi kuvugana umuntu uri bukurikirane kino kiganiro cyose. Yego, arakuramo icyo agomba gukuramo. ariko umuntu uri bukuremo akantu gato. Yego, yego, wa mwuka wo kumoka satanike urumva. Yego, uragutera gufata ibintu uko bitari. ariko umuntu uri kumva ikiganiro cyose. Yego, Yego, arakuramo icyo agomba gukuramo. Yego, hanyuma abantu mbere ukimara kuvuga gutyo baribaje bati kuko wanavuze kuri Gogo uvuga ko Gogo yapfuye ariko amaraso ye akirwana. Abantu ntibabisobanukirwa neza, abandi bati ari gushinyagurira Gogo, abandi batabaye umusitari no kugira ngo kubera yarapfuye nyine no kugira ngo amwamamarireho. Ndavuga nti se n'iki kibazo nzakibaza mama Chance. aka kanya igihe cyo kuvuga ku wagiye kuri njyewe cyararangiye. Yego, ariko igihe cyo kuvuga ku rupfu n'ubuzima nubyumva yego, uzambaza. ariko ku bigendanye n'uwagiye kuri njyewe igihe cyararangiye. ahubwo aka kanya uyu munsi wa none turi kuvugana gutya kuri telefone. Yego, yego, ndi kumva. kuvugira kuri kamera ya mama Chance official n'umutako kuri telefone. Yego, yego, mu buryo bw'ikoranabuhanga bigenda bikwirakwira ahantu hose.
ndagira ngo mbwire abantu ngo ntihagire umuntu wongera kumbaza ku byo wagiye ashaka kongera no kuvuga izina rye. Yego icyo nagombaga kubwira abantu nakibabwiye, kandi umurimo w'Imana urakomeje mu byo Imana yantumye kuvuga, ubu hagezeho nyine ibigomba kuvugwa muri kino gihe. hanyuma no sinzi niba uri bwumve, hari amajwi nshaka kugukinira nkayakubazaho ikibazo. Reka nkubwire ko kuri iyi si nkunda imbwa ariko aho imbwa ndayikunda n'abana banjye barabizi, nizo mbona mu muhanda nkumva zose nashyira ahantu nkashinga famu yazo, ariko ntibyakunda. Ntabwo yabikiri famu no n'iyi nka simbizi, abantu batavuga ngo ndi gushinyagurira inka nkashinga ikiguri cyazo, ariko ibintu byose nkunda ndabizi Imana irankunda. Kuba mvuze ko nkunda umwuka wayo, iyo irankunda ndabizi. Yego uti ukunda imbwa cyane. kuko abantu nzi biragoye ko nabyumva. Yego wavugaga ati eka nkubwire Nepo, muri iyi si nkunda imbwa ndayikunda cyane n'abana banjye barabizi. Hanyuma ikintu uri kwanga, ukunda imbwa cyane ariko ikintu usa uri kwanga nyine, uri kwiyama cyangwa uri kwamagana abasatani abi n'abo bantu wenda batari kumva ibintu bijyanye n'umwuka w'Imana cyangwa se no gukorera Imana, ukabatuka ukoresheje imbwa, ukavuga imbwa cyangwa se imbwakazi mu magambo yawe nk'uko wabivuze. Bati se kwikunda imbwa ukaba uri gutuka abantu ukoresheje ikintu ukunda. urakoze kumbaza bino bintu. Imana y'amahoro umugisha. Yego imbwa ikiremwa cy'Imana cyaremwe, yego kikaremwa mu bushusho bw'Imana. Yego kikaremwa mu ishusho y'Imana. imbwa ndayikunda. Yego numve neza ibyo ndi kuvuga. Yego ndi kumva. ariko impamvu naje gutuka Satani ko ari imbwa mu bagabo akoresha, yego akarumbwa akazi mu bagore. Yego ndi kumva cyane. imbwa nkaba naravuze yuko iri mu nyamaswa nkunda cyane. imbwa ni inyamaswa yihutira kugaragaza amarangamutima yayo se cyangwa iyo ariyo. ubwo ndavuga mu irema ry'Imana. Yego mu iremwa ry'Imana imbwa yihutira nabivuze. Yego yego ikihutira no kwita ikunda. mu yandi magambo yego iyo ni inyamaswa ndi kuvuga. muri iyi minsi ubuzima bwa buri munsi tubayemo bwa buri munsi, yego abantu bose bari kugaragaramo umwuka umeze n'umwuka satanike wo kumoka, n'umwuka satanike wo kubwenjagura. Yego ibintu ndi kuvuga ubyumva. Yego ndi kumva neza cyane. muri iyi minsi bari mu shusho y'ubumuntu bw'iremwa ry'Imana. aba ndabakunze cyane kuko bari gutuma mpabwa indi pawa se cyangwa ashyirwa ku rundi rwego. Yego ariko umwuka satanike na utagaragara utafatisha uyu mubiri twambaye. Yego utatunga nk'uko ntunzi iyo mbwa. uyu mwuka satanike. Yego navuze Satani mu bagabo, Satani mu bagore. uyu mwuka yego ndawamaganye, ndongera ndawamaganye n'inzererezi ku isi. ariko imbwa yaremwe nk'imbwa. Yego ngewe ndayikunda. Yego n'umuntu waremwe nk'umuntu ngewe ndamukunda ntacyo mfana. Yego bajya mu ijoro ni urukundo. Yego kandi iki cyapa kinyurwamo n'abafite urukundo, kandi iri joro tujyamo riyobowe n'Umwami Imana. Yego isano dufitanye nayo ni urwo rukundo kuko Imana ubwayo ni urukundo. Yego ndumva nta komenti ku rukundo rwanjye kuko nta mupaka rufite. habwa gukunda ibyaremwe byose. uwo ntabwo ni Satani. imuka ndi rero mu bantu ndarirwanya, ariko umuntu mu bumuntu bwe yaba
yakorewemo n'uwo mwuka yaba atawukoreyemo mu nshingano zanjye z'iyo nerekeza nsabwa kumukunda. warongeye uti Eva Buravan niwe muntu yarapfuye nge ndishima ndabyishimira. Ndagira ngo ugire ikintu bivugaho impamvu wishimiye urupfu rwa Eva Buravan mu gihe abandi muryango we n'inshuti ze bari mu kababaro, bari mu kababaro. Ubundi nk'abanyamakuru mwakambajije iki kibazo mwabanje kujya gukurikirana ibyo navuze byose. Yego, ndabihagararaho n'amaguru abiri. Ntabwo njye nashimishijwe n'uko Eva Buravan yavuye mu ikasaramye. Yego, ahubwo nashimishijwe n'ahari urupfu rw'aberekeza mu ijuru twebwe abajya ruratunezeza, ariko urupfu rw'abarimbuka ruratubabaza. icyo nari nshatse kuvuga ni iki, ari byo navuze ngo satani mu kumuka kwe yego amotera ibiryo by'abana kandi abizi ko ari iby'abana. Eva Buravan ntabwo navuze ko amoka, ntabwo navuze yuko urupfu rwe rwanejeje, kuko nanejejwe n'uko yambuwe imiryango ye, ahubwo nanejejwe n'uko nubwo umuryango umuhozi, nubwo umuryango umuriganyijwe, nubwo agiye tukimukeneye, nubwo agiye yaragikenewe, ariko nibahumure yagiye mu ijuru. ese yamubonaga nk'uko nk'uririmba indirimbo z'isi, ariko kubera urukundo yagize afite isano n'Imana. Yego, yamwejeje y'ibyo byose itandurisha irangisha mu cyuho. yewe rero kubona abantu iyo bajya ibyo hishurirwa n'ibyanjye, yego Imana yaranimpaye, rero ntabwo nareka kunezerwa n'uko umukiranutsi yataje. rero bene wabo niba baragiye bagakurikirana ibikurikira ibyo ako kavidewo kari kwamamaza, wumvishe icyo nashatse kuvuga, kandi tubanye neza mu mahoro nta kibazo gihari. Yego, uti Gogo afite umuvandimwe, abantu babanza kwibaza ngo umuvandimwe umeze ute, ugeze urasobanura ati ntago ari umuvandimwe mu nda, umuvandimwe yizeraga, yabwiraga ibintu byose, ati nyamara njyewe twe turi kumwe mu itabaro rya Gogo kandi sinari mbizi. Njyewe nagize amahirwe kukubona ndanagusuhuza, mbona umuntu mwari muri kumwe, mwari mwegeranye, ndumva mwaranajyanye no mu modoka, yaba ari Pastor Mutesi. Ese umuvandimwe we yaba ari Pastor Mutesi? Oya, kuko niwe nababonanye cyane kandi ndumva no mu modoka mwaratahanye. hari aho byabaye ngombwa uwo muvandimwe we turegerana mu bigendanye na gahunda ze. Yego, telefone mbanza imuzimanye Mama Chance, twongere tugerageze twumve. umurongo muhamagaye ntabwo ubashije kuboneka. Banza fone imuzimanye, ariko hari n'ayandi majwi nshaka kumubaza ibijyanye n'ibi. Musimbuza byose mwuka wera arabiruta, mwuka wera yarahamburiye ibitambo mbibona, sigaye jyenyine. nakubwiye ko njye nono bayi ntago ningaruka ku isi njye nzazuka eranepo mama zandera nkambakambe nkure njyewe Yego, nibi ndashaka kubimubazaho, nuko ndacyari kumugerageza, fone yari icitse, nkongera nkashaka kumubaza hano. kuko haraho ngiye kubisohora, ndaba nambaye umwambaro utukura uvuga amaraso, uvuga ngo amaraso ya Gogo aracyari kurira hano mu isi, aracyaburana urubanza. yako Gogo yewe nyirizina twe tuzi twabonaga arasinziriye, araruhutse, ariko amaraso yaracyaburana. Yego, ari kuburana kubaho hano mu isi kandi yarapfuye. ntabwo ari kuri Gogo gusa, ntabwo ari kuri Gogo gusa. ibyo mbivuze mu buhanuzi ababyumva birabacanga. Yego, nibi ndashaka kubimubazaho nanone, ndashaka nanone kumubaza, ndashaka kumubaza rwose, nagiye mfata utuntu twinshi kuko haraho ngiye kubisohora,
ndaba nambaye umwambaro utukura uvuga amaraso urwango amaraso ya gogo arakuye mu Rwanda yamaze urupfu rwamaze kumufata yavuye mu Rwanda amaze gupfa urupfu yari atarapfa ariko urupfu rwari bumutware bari kumwe ikindi gikurikiyeho gogo ubundi yagombaga kugwa mu giterane yari yagiyemo bari mu giterane hagati ariko mu ijuru bafata umwanzuro wo kumutwara nuko muri none he n'ahazaza he yego yari icitse telefone turi kugana ku musozo kugira ngo wenda ukomeze n'izindi gahunda urimo. Hari amajwi nshaka kuvugisha yawe ugire ikintu kukumvisha ugire ikintu uyavugaho aya ngaya namusimbuza byose mwuka wera arabiruta mwuka wera yaramburiye ibitambo mbibona sigaye jyenyine nakubwiye ko njye nono bayi ntago ningaruka ku isi njye nzazuka eranepo mama zandera nkamba kambe nkure njyewe yego ndagira ngo ugire ikintu ubivugaho uvuge n'igihe uzagarurikira ndetse n'uwo mubyeyi uzakurera niba koko ari umubyeyi wakubyaye muri rusange ari nyagasani imana nk'uko njya nkunda kuyita rugira ugire ikintu ubivugaho muri rusange wenda tugana no ku musozo. Uko navugaga ngo njyewe narapfuye ngo kandi nubwo napfuye ntabwo nzazuka ahubwo nzavuka. Yego Kristo umwami wanjye niwe wazutse ariko njyewe mu byiringiro byanjye byo kubaho kwanjye kuko ari uriho muri njye azavukira mu mubyeyi erega ubundi uyu munsi nibwo uyu munsi turi kuvugana noneho nkumara amatsiko neza nibwo nijiye mu nda ya mama data yateye inda mama uyu munsi nijiye mu nda ya mama nyuma y'amezi 9 ashobora kuvuka kandi ndi guhanura n'uburega biryo nyuma y'amezi 9 nkikirwe nk'agahinja nyuma y'amezi 9 akahinja karerwe nuko nyine nguye mu bundi buzima ariko ubuzima bwa none ubu yego ukomeza hirya hashize ndi umupfu nyine wigendera nyuma y'amezi 9 twitege mama Chance yavutse nzavuka kandi nimvuka urumvaga iyo kavutse abari muri urwo rugo barabimenya ko muri urwo rugo babyaye kandi ako gahinja karafurikwa kakitabwaho na papa na mama bakabyaye n'abavandimwe nuko bimeze ubusobanuro bwacyo ni nuko yego. Hanyuma ikibazo cya nyuma kiragira kiti kuki akenshi ugira icyo utangaza ari uko wenda hapfuye cyangwa hitabye Imana icyamamare ubundi ntabwo ntangaza impfu z'ibyamamare ahubwo mba ndi gutangaza ubuzima bw'abariho yego kuko mu rupfu harimo ubuzima iyo akabuto gatewe yego kaba gashinguwe mu butaka ariko mu gihe cyagenwe n'Imana cyangwa cyashyizweho n'Imana kagati kakabuto kabaho yego gahinduka umuzi ukabyara igiti kikera kigahinduka kigahinduka imbuto bagasoroma rero buriya abamijumvu kubimbajije ntacyo nabihinduraho nk'uko cyagiye nabisobanuye nyine yuko ibiryo by'abana mu rugo biba ari iby'abana mu rugo ariko yego urwo rupfu mpanura mu bari gupfa mba ndi gutanga ubuzima mu bazima muri Kristo mba ntanga ubuzima muri Kristo yego. Icya nyuma uranyihanganira nagiye mbona muri komenti z'ikiganiro wakoreye ku yego icya nyuma nagiye mbona muri komenti z'ikiganiro wakoreye ku rugendo
harimo nka comment rwose umuntu yanditse n'uwitwa Alice Tuyishimire yanditse ati waravangiwe cyane pe Uwiteka akwagure mu buzima kuko urakomerewe cyane. Gira ikintu bivugaho tugana ku musozo. yewe ibyo simbyitayeho. Yego uwakorera uwo wanditse gutyo niwe uri kumukoresha muri ubwo buryo yanditse. yego nanjye uwankorera niwe uri kunkoresha muri ubu buryo ndi gukoramo. ahasigaye ku iherezo buri wese mu rubanza rwe afite ibyo azabaza. kandi uko utunga abandi urutoki niko izindi ntoki zose zikwerekejeho. nagira inama rero uwo muntu urimo abantu benshi muri komenti mbere yo kujya kumenya ibya mama Shadi abanza amenye ibi kuko nawe ntiyorohewe. yego ikindi yego iryo vangirwa ryanyu we abona nk'ivange ntacyo mfite kubivugaho uko abyumva bifata uko nguko nyine ari. hari ikindi se ndumva bibaye. yego ati igiye kurishihera ku rugo nge Tuyishime Claver nta buhanuzi mwambonyehora ko hashize igihe kinini tuganira kandi Uwiteka atajya arekera gukora. none se Claver ko ufite nimero ye Claver nkaba mufite ngenda njya guhereza ubuhanuzi Claver muri mu bantu benshi nabuguhaye ku giti cyawe. yego nari nibarije ugende hari inyuma hirya atari kuri kamera umbaze niba mufite ndabuguha niba ntabwo kandi ubwo uraba ntabwo. urakoze cyane mama Sha. Yes, nshimire mwebwe twatangiranye ikiganiro tukakigerana no ku musozo. Nshimire mwebwe mukurikira cyane Umutako Live. Nari ndi kuganira na mama Chance ngira ngo mwabonye amashusho ye muri no kugenda muyaherekana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko yapfuye, ngira ngo arabisobanuye cyane. Nge nari Tuyishime Claver, tuzabane mu bindi biganiro. Shalom shalom, Astra Vista.